barubatse abayobozi mu nzego z'ibanze bareba niko ntekereza kubera ko inzego z'ibanze zahagarara kugeza ku rwego rw'umudugudu. Ibi bikajyana n'uburyo abaturage bamwe bavuga bati abayobozi b'inzego z'ibanze tuba twarabahaye amafaranga, rimwe na rimwe ugasanga bafite n'ibyemezo bahawe n'inzego z'ibanze zibemera kubaka, bagasanga wenda itegeko ribagonga. Bikanajyana n'uburyo abaturage basenyerwa usanga mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi usanga insoresore niko nazita basenya, bahabwa n'ikiraka baranabihemberwa, bagasenya bakoresha ibikoresho usanga bidatanga isura nziza ugereranije n'amateka igihugu cyaciyemo. Ubwo abantu basenya ahangaha rero nkavuga nti mwebwe mu bitekerezo iki imikorere nk'iyi ngiyi abaturage barinda bageraho bagurishwa amazu banasengerwa mu mazu yabo. Usibye icyo mbitekerezaho ko ugomba kuba ukizi, ntabwo ari bo bwa mbere mbazwa iki kibazo kandi twaragisobanuye inshuro nyinshi. Umuntu kunsubizamo nanone ikibazo mba narashubije imyaka 3 4 ishize, nkongera nyuma y'ibiri nkabisubiza 3 4 5 n'ukwirirwa umuntu azo wa ibyo uvuga. Ari ubwo iyo umuntu akabirije ikibazo akanakigera rusange bigasa nkaho gusenya gusa bigamije gusenya ntaho bituruka nta mpamvu, nabwo biba atari byo. Kambanze mpere kuri principle yo gusenya n'ukuntu bikwiriye kuba bikorwa. Iyo irazwi harabanza hagashyirwaho uko ibikorwa bizagenda cyangwa uko byari bikwiye kuba byaragenze na mbere yuko bisenyera. Icyo nshaka kuvuga, iyo utangiye wibwira ko usenya ari uri mu makosa gusa, usenyerwa atari uri mu makosa, ntabwo aba ari byo, ntabwo biba byuzuye. Ibyuko hari ababikora nabi cyangwa mu bantu 10 ushobora no kubonamo 3 4 bashobora kuba basenyerwa mu buryo butari bwo, ntibivuze ko 7 cyangwa 6 bagomba gusenyerwa byakozwe mu buryo bushingiye ku kuri. Ikiba gisigaye rero ni ukuvuga ngo ariko n'uyu wahutajwe ntakwiriye guhutazwa. Ibyo ndemeranya nawe. Uburyo byakozwemo, niba ari uwatanze igiturire, ntabwo dushaka igiturire. N'uwagitanze nk'uko bivuga, iyo wamumenyaga ukanamuvuga aho akwiye kuvugwa akabihanirwa, bikareka gusa kuba indirimbo umuntu baramutugiye agira atya. Tugomba kurenga aho ngaho. Uwari igiturire wakoreye abantu nabi nahanwe, niko bikwiye. Uwakoze ibikorwa mu buryo butari bwo, yaba uwubatse mu buryo butari bwo, yaba uwamuhaye icyemezo cyo kubaka mu buryo butari bwo, bakwiriye guhanwa kimwe. Ntabwo bahana umwe ngo undi umwihorere, bakwiriye guhanwa. Ariko principle yo gushyira ibintu mu buryo yo irakomeza, kuko niko ibintu byubakwa. Mu by'ukuri niba mwajyaga mugereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi, umbwiye uti nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu, niyo hari impamvu. Aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiriye gukorwa ibintu ariko ahandi bazana za katapira zurazizi, za tingatinga uko bazita rwose, ahubwo hano murabitinya. N'uwakoze amakosa muramutinya, ariko ahandi baraza bakamutwariramo. Tingatinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki igashyira hariya, kandi byubahirije amategeko yabo bashyize. Rero icyo nemeranya nawe,
ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse, hariho n'amategeko ahari aba akwiriye gukurikizwa, ndetse ayo mategeko agahana ukwiriye kuba ahanwa ari uwakoze ibikorwa nabi bisenywa bikurikije ku buryo busobanutse, cyangwa se uwashenye ibidakwiye gusenywa, cyangwa se uwabishenye atubahirije amategeko. Nta yindi nzira njye nabona. Ntabwo nagusubiza ngo nkubwire ngo abaturage mugomba n'uwakoze ibinyuranyije n'amategeko abizi yanyije ibintu, uwo ni mu mwihorere kuko ni umuturage kandi ibintu byo gusenya bigaragara nabi, uvuze ko bisa nabi mu mateka. Amateka ahubwo nyine impamvu bisa nabi nuko mu mateka abantu bakora ibintu bibi ntihagire ikibahana, niyo mateka ya mbere ahubwo ahari mabi dukwiriye no kuba turwanya, no kudashyira ibintu mu buryo ni amateka yacu mabi. Ntabwo rero twavuga ngo dukwiriye kwitondera amateka gusa noneho tukareka ibibi bigakomeza bigakorwa, ariko ikwiriye gukorwa kandi nemeranya nawe, kandi mukwiye kuba mugiramo uruhare namwe case runaka, mukavuga ngo uyu muntu yarenganye, udora ibimenyetso, icyo gihe uwamurenganyije tukamuhana, akwiye kuba uburyo bumuhana. Uwakoze ibitari byo nawe akwiriye gutwarwa nk'uko. Kigali Today. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Leon Nzabandora, nturutse muri Kigali Today. Mu gitondo tugiye kuza muri press conference nakurikiraga amaradiyo yo hanze, imwe mu maradiyo yo hanze iravuga ko iyo nama izabera muri Angola. Ubu ngiye ikiganiro cy'inama itaraba. Oya, ni baravuga ngo ko bazabwizanya ukuri, none se baravuga kuri reference. Dutegereze babwizanye ukuri hanyuma tuzamenye ukuri uko ari. Ntabwo ndi buvuge ukuri kuzabera mu nama mbere y'inama kwiyuba.